nubwo umaze iminsi mu buzima bwo kurura yo waragerageza ibintu byose byaranze uri mu buzima burura ariko hari Imana izanye ibiryohere ku buzima bwawe hari Imana izanye ubutabazi nubwo byakururiye abantu baragusizemo iyo umuntu biri kurura abantu baramusiga abakiriye bakunzi bako kuri TV umugore w'inkuba amahoro y'Imana bane namwe twongeye kugaruka rero mu ijambo ry'Imana kugira ngo abantu rwose bagubwe neza bafashwe yego bumve icyo umwuka abwira amatorero imbere yacu tuhafite umutumirwa ntagiye kure reka bibwire abasuhuze yego ni umukozi w'Imana pe afite amavuta y'Imana turakwakiriye mukozi w'Imana murakoze cyane amazina yanjye ni Ntakirutimana Elia Imana umugabo mfite madamu n'abana babiri ndi umunyamasengesho ndi umukirisitu ndakishijwe Imana idana umugisha n'ubwa mbere ciye ku mugore w'Inkuba TV ariko ndakeka ko atari ubwa mbere atari n'ubwa nyuma ahubwo nzagumya kuza kandi nkaza tukaganira ku by'ubwami bw'Imana mu gihe abandi bari kuvuga iby'isi bari kwamamaza Satani natwe tugeze igihe dufashe igihe ngo tuze twamamaza Imana ko ikiri gukora yego Imana ibahe umugisha yego wakomeza udusengera Imana uvuga n'iki Imana yashyize ku mutima wawe nta kibazo Mana yacu Imana ikomeye Mana se umwami wacu Yesu Kristo Imana itayo kuntu ibigenza Mana Arufa Imana Omega y'amasaha turavuze ngo inubane natwe murakakanya tura la sifone wanema tuta la dobene kota tutita la siwiri vone turevo tutange turavuze imbaraga z'Imana data size ziganze cyane mwuka wera w'Imana zabane natwe dushyikire tubera Imana mikoro yeze yirangururire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wapfaga mu kazo gabico bw'Imana data amen hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana Imana numva intumye ku banyarwanda bari hanze y'u Rwanda mwese Imana ibantumyeho hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Rusi bice 4 umurongo wa 14 yavuze ngo iki aravuze ngo abagore babwira Nawomi bati Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe azagutunga mu bucecuru bwawe kuko umukazana wawe ukunda akakugirira umumaro uruta uwo abahungu barindwi ari we umubyaye mwakeneza ijambo ry'Imana aha tugiye gusomera tugiye kugana ku ijambo ry'Imana amen uyu ni Rusi muramwibutse yari umukazana wa Nawomi uyu Nawomi ngo yavuye i Betelehemu mbibutse gatoya ngavuye i Betelehemu ajya mu gihugu cy'Imowabu yego ahageze ngahima wabo yahure n'ibintu bikakaye cyane yahure n'amakuba akomeye kuko yaravuye mu gihugu cy'isezerano amanuka ajya mu gihugu cyavumo hanyuma Nawomi ngajyana ari kumwe n'abahungu be babiri ndetse n'umugabo we arahagera ngabahungu be baza gushaka abagore umwe ashaka Orupa witwa Orupa undi ashaka uwitwa Rusi hanyuma ngo bukeye bwaho ndi kugira ngo nihute nce mucama tugira ngo dusenge bukeye bwaho ngo umugabo arapfa amaze gupfa ngo bukeye bwa umuhungu azagupfa wundi bukeye bwaho undi muhungu azagupfa ngo Nawomi abarapfakaye utyo abarapfakaye abakazana be nabo barapfakara ariko Nawomi nta cyaha yari yakoze ngijya kiza kugera Nawomi aravangwa none ndabona kubaho nitwa Nawomi bitankwiriye mujya munyitamara shongo byaranduriye nubwo byari birimo birura ariko hari Imana ije kubiryosha nubwo umaze iminsi mu buzima bwo kurura yo waragerageza ibintu byose byaranze uri mu buzima burura ariko hari Imana izanye ibiryohere ku buzima bwawe hari Imana izanye ubutabazi nubwo byakururiye abantu baragusizemo iyo umuntu biri kurura abantu baramusiga nshuti ziragenda ariko hari Imana ije kugutabara hari Imana izanye ubutabazi ku buzima bwawe Abisirayeli ngo bigeze bagera ahantu bita hitwa Imara amazi yawe yararuraga shanga amazi yawe yararuraga we harabura abantu muri miswe ku mazi arura ariko Imana ije kubaguranira Imana ije kubaguranira hanyuma bibirabangwa nuko Nawomi
ngo igihe cyaje kujya Abisirayeli nari masimbutse Abisirayeli ngo Imana ibavana Imara ibajyana muri Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70. Shangwa Imana ikuye umuntu muri Imara imujyana muri Elimu ahari amasoko 12 yakira Elimu yanugumaze iminsi muri Imara, ariko ndimo numva abantu Imana igiye guhindurira ikabavana muri Imara ikabajyana muri Elimu. Imana ikabugamisha ikabavomera ku mazi meza bakanywa bagashira inyota. Imana ihimbazwe. Haleluya. Uyu mubyeyi witwa Nawomi ngo yita Imara sanga byari biri kumururira byari birimo birura mu rugo iwawe, byarimo birura mu kazi, byarimo birura ku bana bawe, byarimo birura gupanga ubukwe bupfa. Ariko ntangaje itangazo rikomeye rivangwa Imana ibyo byaruraga Imana ije kuhindura ibyo byose. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo Nawomi atavuga ati reka nisubirire iwacu n'ubundi ntacyo ngisigaje muri iki gihugu, reka nisubirire iwacu subireyo. Yo nimara gusubirayo ahari Imana azampa umugisha nageze iwacu mu gihugu cy'iwacu. Ngo birangije ngo Nawomi abwira bakazana babwira ati Rusi we ngayisubirireyo nta wundi muhungu mfite, nawe Orupa isubirireyo nta wundi muhungu mfite, naho nababyara ntago bakora ngo babagabo banyu none akakanya. Ngo Orupa ahita arazamusoma kwitama ngaragenda, maze kugenda Nawomi amubwira ijambo rikomeye. Nawomi amubwira ijambo rikomeye we, Nawomi amubwira ijambo rikomeye. Rusi amubwira ijambo rikomeye, aravuga ngo Nawomi wisiga winyinginze kugusiga. Ngo Nawomi ntiyareba ko yapfakaye, ahubwo arenza amaso ubupfakazi, areba imbere ahabona ibisubizo. Umuntu uri kumwe n'Imana yakangwa n'ibibazo, yakangwa nabiracitse, ahubwo yitegereza imbere akabona ibisubizo. Ikizakubwira ko utari kumwe n'Imana mama wowe uzitegereza nubona ntago uzabona Imana, ahubwo uzabona ibibazo. Ntago uzabona nuwitegereza uzabona ubushomeri, ntago uzabona akazi. Ariko ku muntu uri kumwe n'Imana ntagabona ubushomeri hagaza mu kanya, ahubwo abona ari mu kazi muri biro. Haleluya. Nagabona kari umupfakazi, ahubwo abona nyuma y'ubupfakazi k'Imana igira andi mateka mashya. Nagareba ko amaze iminsi mu buzima bwo kutabuzara, ahubwo ahita shima Imana kuvuga ngo ari ingoma byaye karindwi. Burya uriya mubyeyi twa Hana ntabwo yarabyaye karindwi, ahubwo yarabyaye umwana umwe, ariko ahita byitegereza ngahita abona umwana umwe ahita amuvunjamo barindwi. Uravuga ngo ari ingoma byaye kangahe? Karindwi. Uyu Rusi ngo ntiyahanga amaso nyirabuku ibyo ari kumubwira, ahubwo ngo yarebye imbere abona Bowazi. Haleluya. Yabonye imbere abona Bowazi abatisha. Ngo yitegereje imbere abona zabanyina w'umucunguzi. Haleluya. Zabanyina w'umucunguzi zacungura amahanga. Azabanyira kuruza w'umucunguzi. Nawomi niyo nyirakuruza wa Yesu. Haleluya. Amen. Ngo abyitegereje aramubwira ati Nawomi wiyinginga kugusiga, Imana yawe nizaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara. Haleluya. Nindamuka ngusize Imana nome shalala siwirivo heneno mi elasima izaba impore kandi bigize ute bikarishe. Haleluya. Ijambo twasomye nihuse Bibiliya yavuze ngo nuko ngabo bagore, navuze ku ncamake, ngabo bagore ngo bahimbaza Imana, baravanga Imana ishimwe babwira Nawomi, baravanga Imana ishimwe itakuretse udafite umucunguzi. Haleluya. Icyazaduha kabikirangirire. Imana ihimbazwe. Abanga azasubiza intege mu bugingo bwawe kandi azagutunga no mu bucecuru bwawe. Imana ihimbazwe. Muri iri teraniro niwakira umucunguzi Imana ikohereje mu buzima wari urimo, akira umucunguzi mu bukene wari urimo, akira umucunguzi. Muri izo mbaraga ntiyabarimo akira umucunguzi, kandi ntagaje gusa ahubwo ajya gusubiza intege mu bugingo bwawe. Kabiri agiye gutunga uzageze mu mucecuru akigutunze. Tujya gusenga Imana muri hangana umunsi twakoze ikiganiro burutwiriraho ariko nta kundi.
ariko tujye gusenga Imana nandi umwe ku banyarwanda ngo nibakire abacunguzi wari urwaye uburwayi bwananiranye bakonjanje biranga ariko akiri umucunguzi ugiye kukuza kugukizwa burwayi maze iminsi urwo rwawe rurimo induru ariko akiri umucunguzi kuza kuba urwo rwawe maze iminsi ucuruza watewe n'agatunzi gatunda ubutunzi bwawe ariko akiri umucunguzi ukuza guhagarara mu byawe. Haleluya, kiri umucunguzi mu buzima rurimo bukugoye, kiri umucunguzi muri ibyo byaha rurimo, akiri umucunguzi. Waragerageje biranga ariko ni wakira umucunguzi, urashakisha biranga akiri umucunguzi, panze ubukwe kenshi bupfa ariko akiri umucunguzi. Imana iravuze ngo atiro bevonewa etala dobe wirima adomiye wane manda, akiri umucunguzi muri bwa bukene bwawe, akiri umucunguzi muri izo ntambara yo kurwana, akiri umucunguzi. Mbibutse umucunguzi aje afata amarira wari uri kurira akayishyiraho, afata ibibazo wari ufite akabyishyiraho, afata intambara wari ufite akazishyira ko wari uzirwana. Iyo umucunguzi aje aragushoboza, aradobenema, akiri umucunguzi. Haleluya, helos, akiri umucunguzi. Tujye gusenga Imana. Piwala la siwiri vona dry ene manda zara biniwa pela dobe wiri vona dry. Akiri umucunguzi mama, akiri umucunguzi papa, akiri umucunguzi musore, akiri umucunguzi mukobwa. Muri business yakira umucunguzi wari washiriwe, byari byagucanze, byari byakuyobeye, wagerageza gukizwa bikanga, wiyanaga bikanga, wari uri mu byaha, uri mu busambanyi, wari udevone dra, widevone gome etala binima, wari umukobwa wagerageza kwiyana ubusambanyi ukongera ukabusubiramo, wakuyemo inda nyinshi ariko Imana yavuze ngo akiri umucunguzi. Ugwakunesha ibyo byakuneshaga, akiri umucunguzi. Ugwagutsinda ibyo byagutsindaga mu izina rya Yesu. Imana ribantumyeho ngo nimwakire umucunguzi mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Pelasi wirivone dry. Nimero yanjye ni 078 5 7 7 19 34. N'ibindi biganiro byanjye bya Kwiramiro TV. Imana ibaho umugisha. Muyobozi hari ikindi kintu wambaza? Oya ntacyo senga Imana. Imana dobe walevone kota. Penita la dobene wi etala dobe winima. Helala la siwiri vone dry. Narimvuze ngo muri aya materaniro Kristo nyemara murikira abantu bawe, mucyo wawe amurikire kandi wereka kanya mwami, babona imbaraga zawe, babona ubwoko kwawe kwiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfa n'ukazuka. Amen.